umva nkubaza ubundi nk'inzira iri kukujyana hehe wese kukujyana hehe ari umwego nubwo uri igihungu cyanjye gumva umuntu ufite ubugore nawe rero nawe ugenda gusasira ibiyumvo ariko wese umwego wawubonye none wese wawuba ntabwo wabonye ni bacha yakwiye ndashaka telefone yanjye ndashaka telefone kumbaza ko ndiba atari ngo ngufashe none se none se akuntu utasigaye izura nakuntu utari aramutora mana yanjye ndamucitse ako mucitse ari naho ngo nayo nigeze ngo umupasiteri ngo ndi kumubwiriza ijambo ry'Imana ariko kumubwiriza birasetse ahubwo se ko ndi muri gutinda ndanyura hehera ndacaye ndanyura he aha inzira zombi aha uwo tombori rwawe ndaca Jesus kumbe burya wanavugaga ndakubaza uzi no kuvuga ndashaka telefone yanjye wayisize nako niko kubana neza reka maze ngurebe none se umuntu watiriye telefone ntago umuzi umuntu watiriye telefone nkuvuga ko utamuzi ngo byagenze gute turashize none ibintu wari uri kubikora gutya wigirishwa gutya uza kubonera telefone nibiki byaro kugira ngo bigende bite kuvuga ntabyo nzi neza ntago bizi neza kandi turi kuvuga ntago uri kunyumva se ntago turi kuvuga ntago uri kunyumva yagiye inde wagiye ndikukubaza telefone yanjye iri he telefone nta telefone mfite kinyuze he niko muvuna myamba nyuzera arancitse ukanya ariko nyagupfa n'injoro yo mufata ariko kaburi nyamba ariko ubundi wamaye dero zanjye telefone yanjye yagiye wijya kunsubirishamo ngire kwiburira igare ryanjye none nawe uze kunzana ibyo bya sababu igare ndashaka telefone yanjye niyo ndi kukwishyuza igare ryo ntago rikureba ndashaka telefone ndashaka telefone yagiye yagiye he nawe igare bari twaye naryo telefone ninjye wayikwihereye none turihuriye ndayishaka yewe se ushaka amahane ndakubwira ubundi ukundira mu marinete nkana ndabikubwira mereza ndashaka telefone yanjye mereza telefone yanjye ninde wayitwaye banze mbwira ubundi ntabwo uriya muhungu wanjye niga ari we muziranye dufite amakobwa mukuyabire ko mwemere sabatiza umwe ko yaciye amanuka undi akanca azamuka ibintu byonyine byose nkahita mbibura byagenze bite mwebwe mwabisanduka oya ntabwo ndigisambira ko siniba ndashaka ngaho meza telefone satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga ariko wamaye telefone ifite iri heza iyo naguhaye ubundi ndashaka telefone ndego genda uyizane ariko man umuswera ncike koko telefone yanjye ndayibuze yaramenze ariko man ubu nasubirayo ariko reka mwihorere ubu ndabigenza gutera ariko reka mbireke kanziyaniye gushaka igare ryanjye ibihumbi 100 ni menshi uratwaye 50 ariko reka mbanze nkurikirana ibingibi by'ibihumbi 100 kangende Sano ko natese imitwe henshi ko mane yanjye cya kinyarwanda gicika gute ko noneho ni igihanyanswa mwenye kuntu kingana ryango kiri imibirizi n'ibizanyenze bitogoshe ko se mane yanjye koko uko ndagicika gute use ahantu bari nyirago ngeyo ma ibintu nabikoreye iki byo ko mana we nijyanye cyakimejeje umwuka mana bagabo b'i Rwanda mana yanjye koko mana baba
ubuse koko mani yanjye koko niko ntabwo ari wowe wanjyana igare ndakwiye niko ariko se uri kumbaza iki ndeba atari wowe ngufashe none se usoko banza atari wowe none se wowe bigenze ute wenda njye niko wenda njye unanyisha ariko warunanize wagira ngo gihorere warunize neza kugira ngo ntwigirize gutya wagira ngo duhuje ibibazo cyane umva reka mbwire ntabwo uzi isanganya muhe naryo bigenze bite igare bararintwaye nisaba abona niba bujura bateba umukanda nzugi noneho umukanya twari turi kumwe sha bikare ngo ne telefone nawe aranci mwari kumwe muri kuganira ahita kwiba bazanga ibimbayeho niki ingegene nsange mu rugo rwanjye ese yageze ngo n'umukozi w'Imana kiraza kiri kubwiriza sha ariko danjye ntabwo kimviremo ngikubiza ibintu by'ibiti ndagihura gwenda kino naba nawe arutse ko wenda kirirutse kiranshika ariko ningifata nacyo mboneye ntacyo mbonye ahubwo nta muntu muhuye uri gusunika igare kareka ese uretse umuntu we kuri umucanga niwe duhuye gusa ahubwo ubwo sanyuze nyamara turi gutinda buriya rero njye nawe hari ukuntu twabyigaho tukabiha umurongo dufatanye tahiriza umugozi umwe tukabihiga noneho icyo turagwaho mbere turagikubita ubwo ndagira wowe wose ndamuyora niyo gahunda nanjye icyo ndahingukiraho ni nkwa twagiye reka niyambure nkwereke dukomeze dukongoboke nkwereke kuko ryari kwirukanka wambaye icyo kintu ave tugende nyamara nibyo umuzimu si gusa yambaye nk'uruvuzane ariko si uriya mugabo ahantu hose ndi kujya mamusanga ibi ni ibikiboga se uyu mugabo kumenya rwangendanye ahantu hose cyangwa n'izi nete ziri kumbeye izi netera niko rine aho ni mu ahantu hose hano ubu nungu wasanga ngamuhagaze hejuru ubwari nabonye hano hose ndi kujyamo kumusanga nkamubona jesi cyangwa nako se ko n'ahantu nanyweye nuko ko mu by'ukuri ariko se umuntu muzima nayimuhasema cyangwa urasi susuri nabonaga imbere yanjye ako cyanasaze ako se ko nzi ko namucitse ari kugaruka mu maso yanjye gute aya naba nagiye guteka imitwe mu bazimu se simbimenye aya ariko mva nkubaze ubundi nk'iyi nzira iri kukujyana hehe wese kukujyana hehe umuriko nubwo uri igihungu cyanjye kumva umuntu ufite ubugore nawe urigenda gusasira ibihumbo ariko wese umuriko wawubonye wese wawubonye basi umuriko nye bari bamaye impamvu ngo byagenze biteze wowe byagenze biteze aho aja cyane wowe byihore nge ahantu nagiye ugira ngo nagiye kwiba abazimu ndi kumubona buri mwanya nikanga mubona ahubwo nangize ngo niwe yena nimubo jewe none nanga uranzurana nose byagenze mva kigoryo urabizi business dutunze niyo guteka imitwe byahanunye yo guteka imitwe byanze byarazo ko nguko byagenze bite yarafashe nubwo ngo turi kumwe ngo mwari mugize ute turi kumwe none umva nkubwira dore nanjye ndi kumucika reba handi kwa susuri urabizi nagiye nigize umupasiteri ndi kumubwira ati ibintu ngo by'ukuntu ngifi ryameze yo nayo nakabamize urukumva none byose arangije abaramvumbuye sha aramvumbura ariko ngeze amahirwe ndamucika uramucika niba waramucika nge ntabwo cyari kumwe menye kuki n'umugo cyari kumwe ngewe najyate n'umugo cyari kumwe ngewe ngo twatishode none se we
byagenze bite? ni ukuvuga ngo umuhigo twafashe umuhigo Mm. ngo mufashe telefone mba ndayegukanye Mm. noneho wakoresheje ya tekinike y'ikiragi nyine nakubwiye iyo tekinike y'amarenga y'ikiragi noneho waravuga frere nawe ryagari yarijyanye Mm. ariko menye bamufumbije umunaba none ntuzi n'ahantu atwita yafumbiye umunaba umva ndakubwiye ngo wa muswa we nubwo uri umuhungu wanjye ujye wumva ubu wabona natwe batawe bamufata ahubwo mukiri inama cariya nanjye ncanga gahunda ni hehe ni mu rugo duhure mu rugo umva nkubwire gahunda ni mu rugo kandi kwagera ni saa sita z'ijoro utaza mbere y'izo saha ugasanga ukuneze ibibazo sangahe saa sita z'ijoro yagize ndi ati kukubwira ngo saa sita z'ijoro aya matwi yarapfuye ra Ginde. ndi kukubwira ngo saa sita z'ijoro gicucu yagiye inde se wagiye inde garafurere wawe cya cyana gikuru yafumbiye umunaba ndakubwira ngo cari ubwo tubaza guhura ryari Eh? ryari ndakubwira saa ubwo sinone ahangaha tuhuye saa sita z'ijoro gicucu saa sita z'ijoro ayikeni kose urabona ko tubisize inyuma nta kuntu bitasigaye inyuma nta kuntu utari yari mu rutoki urambwira ngo ni gute ikote ryanjye riguye naryo narangiza arabyibye reka dushake hano hepfo ahubwo dore ushobora nakubwiraga ngiki sha we iki ngiki hasi mana mumbabarire we iminsi y'igisambo burya ni 40 imbabazi we It was at this moment he knew. Hello guys, nshimiye wowe wakanze subscribe kuri ino YouTube channel, nawe tubanye ubwa mbere ndagushishikariza gukanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo hatagira igikorwa na kimwe kigucika. Ciao ciao.